ahantu hatatu ho kwitaho kandi h'ingenzi mu buzima bw'abashakanye. Ahambere naho dusengera, aho turira dusangirira, naho turara. Umutungo ni mwiza kuko bawushakisha, ariko umutungo iyo barebye nabi baranawupfa. Kugira ngo bindahemuka hari ibyo ugomba kwigomwa, kuko buri wese aba yumva ngenda shaka iki ngiki, ngenda shaka iki ngiki. Kristo yazakuzwe. Bansabye ko tuganira uyu munsi yo gutangira cya cyumweru twahariye umuryango. Tutangira tuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ubumwe bw'abashakanye nibwubahwe kuko bukomoka ku Mana. Mu gutangira rero iki kiganiro cy'uyu munsi, kugira ngo nsome mu gitabo cy'Intangiriro aho batubwira Imana irema muntu, kandi Imana ishaka ko abantu babana mu rukundo, ikabarema ari umugabo n'umugore kugira ngo ikabaha n'inshingano. Ahambere ni mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 26, hanyuma aha kabiri ubwo rumvikana umutwe wa kabiri kuva ku murongo wa 18. Imana iravuga iti noneho duhanje muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, n'intondagizi zose. Nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke mugwire, mukwire isi yose, muyitegeke, mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose kikurura ku butaka. Imana iravuga iti dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose, n'igiti cyose cyeraho imbuto zifitemo umurama, bizaba bityo, bizaba ibiryo byanyu. Inyamaswa zose zo mu gasozi, ibiguruka byose byo mu kirere, ikikurura hasi cyose kifitemo ubuzima cyose, bihaye ibimera bitohagiye ngo birishe. Nuko biba bityo. Aho ni mu gice cya mbere, katurebe noneho kuva kuri 18 umutwe wa kabiri. Nuko Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko muntu aba wenyine, ngiye kumuremera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana ibumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, zizanira muntu ngo arebe uko muntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigire izina cyiswe nawe. Muntu yita amazina ibitunga byose n'inyoni zose zo mu kirere, inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko muntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye. Nuko Uhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira, afata rumwe mu mbavu ze, maze asubiranya umubiri. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo akuramo umugore, umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamira aravuga ati noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, yazitwa umugore kuko mu mugabo ariho avuye. Cyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Muri insanganyamatsiko rero bavandimwe, nk'uko maze kubyumva, ntabwo isakaramento ryo gushyingirwa, ubumwe bw'abashakanye, ari ikintu abantu bahimbye ngo bagishyiraho ngaho. Ahubwo byose byatangiriye mu mugambi w'Imana. Naho ngaho ruzingiye ko byose inkomoko, isoko yo gushyingirwa gutagatifu ni mu Mana ubwayo. Ni nayo mpamvu ndetse buriya iyo isezerano bwabo bumwe bw'abashakanye
iyo bujya gucika cyangwa se iyo bijya byose bijya kwangirika, umuntu arabanza akibagirwa Imana. Iyo atangiye kwibagirwa Imana, abantu bakibagirwa inkomoko yo gushyingirwa y'urukundo rwabo, ko byose bituruka mu Mana, ubundi naho ngaho umuntu buri wese atangira kugenda ukwe. Kandi icyo se kibakora ni ukubatatanya nk'uko yabigenje kuva mu ntangiriro. Dukomeje tugakomeza gusoma kuva mu gitabo cy'intangiriro, muzumva ko igikomeye se kibi yakoze kuva mu ntangiriro kugira ngo azambye isi, nuko yabashije kugira ku ntego yo gutandukanya Imana na muntu n'Imana, ndetse agatandukanya umugore n'umugabo, maze byose arabizambya. Kuva icyo gihe n'ibyakurikiyeho, abavandimwe batangira kwicana kubera ko umugore n'umugabo bari bamaze gutana. Umugabo avuga ngo n'uyu wanshyize iruhande, umugore nawe ati ni iriya nzoka. Kuva icyo gihe rero ibyakurikiyeho byose byabaye ibibazo. Ubu n'uyu munsi wa none ibibazo tubona muri sosiyete, ibibazo tubona muri kiliziya, umunsi wabonye mu rugo rwawe haje mwuko amacakubiri, uzamenye ko bigiye kugira ingaruka ku muryango mugari, kiliziya ndetse na sosiyete muri rusange n'ahandi hose, kubera ko byose ari aho ngaho Sekibi ahera byose kugira ngo abashe kugera ku ntego ye. Muri insanganyamatsiko rero, ubumwe bw'abashakanye nibwubahwe kuko bukomoka ku Mana, harimo amagambo cyangwa se atatu y'ingenzi. Uyu mugoroba ndagenda mvuga ku bintu bitatu gusa, bitatu. Icya mbere ni ubumwe bw'abashakanye. Icya kabiri, kubaha ubumwe bw'abashakanye. Icya gatatu, ubumwe bw'abashakanye bukomoka ku Mana. Nibyo bikubiye muri insanganyamatsiko. Hari ubumwe bw'abashakanye, hari kubaha ubumwe bw'abashakanye, hari ubumwe bw'abashakanye bukomoka ku Mana. Ubumwe bw'abashakanye cyangwa se cyo mu Gifaransa bita union conjugale, mu myumvire ya Gikristo ni umubano, ni lien uba hagati y'umugabo n'umugore, kandi uwo mubano ukaba warashinzwe n'Imana kuva mu ntangiriro, igihe y'umugabo n'umugore ikaba inshingano zo kubyara, bagakwira isi yose, ikabaho umugisha. Uwo mubano uri hagati y'umugabo n'umugore, aho umwe afata icyemezo akemeza kwemera muri rwa rukundo kubana n'undi bafite icyo bagamije. Turaza kubona ibintu bitatu nyuma tuza kubona tugomba kugira intego, bafite icyo bagamije, bakabana kandi atari igihe gito, atari imyaka 2, 3, ahubwo ubuzima bwabo bwose. Ubwo bumwe rero ntibukwiye kugirana ikintu kimwe kibusenya cyangwa kibutandukanye. Muri leta murabizi ko hari abantu bagenda akajya gusura undi, yagerayo akararayo, bwacya mu gitondo agakenyera igitenge akacyambara, agasohoka akavuga ngo bakoze mariage. Ibyo bintu no muri leta murabizi ko iyo mariage itabaho, yuko umuntu yakenyeye igitenge akagenda yagiye gusura umuntu mu gitondo agakenyera igitenge agasohoka ngo nakoze mariage. Ibyo bintu ntaho biba, ntago biba ibyo ngibyo muri leta. Mu mategeko umuntu nta mariage biri hagati y'abo bantu, ntayo bihari. No muri kiliziya ntago iyo mariage ntayo bihari, ntayo, kubera ko iyo consent, uko kubwira umuntu bifite uburyo bitangiye, bifite uburyo bitegurwa. Hari urugendo rukorwa, ntago ari abantu bahura mu gitondo ngo kubera ko ngo habayeho accident rero ngo ubwo byagenze gutya ngo ya. Ntabwo urukundo cyangwa se mariage ibaho par accident. Mariage ubwayo cyangwa se umwe bw'umugabo n'umugore ni ikimenyetso cyo nakwita sacrement, kuko amasakramentu muzi ko ari ibimenyetso, sibyo? Ni ibimenyetso kuko
icyo ni ikimenyetso. Sakramento ni ikimenyetso ureba ariko kikakuganisha ku kindi kintu tutabona. Nuha ngo ikimenyetso tubona kikatuganisha ku kitagaragara cyishi inyuma. Buriya akenshi ibintu tutabonesha amaso nibyo biba bifite imbaraga, ni nabyo binini, ni nabyo biturenze, kuko ibyo tubona kenshi biba ari ibimenyetso bigaragara amaso, ariko ubundi burya ibintu byinshi bitagaragara ni nabyo biba bifite imbaraga. Hega buriya yaba ni Imana nayo ubwayo ntabwo tibonesha amaso, ariko hari ibimenyetso bitugaragaza ko Imana ihari. Hari uburyo tuvugisha, hari uburyo twibwira, hari n'ibimenyetso bigaragaza ko Sekibi nawe ahari, ariko mubwiye ngo munyereke ntiwamubona. Ibyinshi rero hari ibintu byinshi tutabonesha amaso, ariko hakaba ibimenyetso les sacramento bituganisha ku Mana ubwayo. Nukuvuga ngo rero ubumwe bw'umugabo n'umugore ni ikimenyetso gishushanyo ubumwe bwa Kristo na Kiliziya ye, nko tubona mu Banya-Efezi umutwe wa 5 kuva ku murongo 22 kugeza ku 33. Abashakanye niyo bahana isakramento ryo gushyingirwa, si padiri uribaha. Ubundi isakramento ryo gushyingirwa niryo ryonyine abantu bahana, navuga nibo ba minister b'isakramento ryabo, niryo ryonyine, ayandi murayahabwa ariko ryo murarihana. Abashakanye ngira ngo ibyo byo barabizi neza. Bivuze ngo rero bishatse gushimangira uruhare rukomeye rw'umugabo n'umugore mu mubano wabo, mu bumwe bwabo, mucyo iryo sakramento cyangwa se iyo iniyo, icyo iryo sakramento rishushanya nicyo rigomba kuba cyo. Uruhare rukomeye ruba ruri ku mugabo n'umugore. Akenshi niyo mpamvu uri mu rukundo n'Imana agereranywa, cyangwa se urukundo Imana dukunda, uburyo Imana idukurura bigereranywa na fiançailles. Muribuka cyagiye muri abagifite abo babana, cyangwa se namwe mwese nabo bose baba wenda nabo baratashye batakiriho, bafite bagize kubagira, ariko byibana nagira ngo abashakanye bongere bibuke kirya gihe cya fiançailles. Kirya gihe cya fiançailles mushobora gusinziriza gato mukibuka, si byari bimeze biti. Cya gihe umwe akongera akagaruka, gutandukana bikananirana, bakongera bagasubirayo kuva mu gitondo yongera asubirayo, use ngo usezere se, ngongera none se reka nongere ngo usezere se, bukarinda bubiriraho umwe yananiwe gutandukana n'undi. Ibyo ngibyo bishushanywa cyangwa se bishushanya muri Ozeya, bishushanya urukundo Imana idukunda, kukureshya, uburyo Nyagasana tureshya akatubengukwa, ngo nzakujyana mu butayu ngo maze nkuganirize umutima ku wundi, cœur à cœur. Kuvuga ngo Nyagasani aza muri fiançailles aje kutureshya kugira ngo tumusange. Urukundo rw'abashakanye rushushanywa cyane cyane urukundo Imana ikunda abana bayo. Ndetse muri Ozeya twareba none umutwe wa 1 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9, ugasanga ukuntu kujya kure y'Imana, kujya mu byaha nabyo bishushanywa n'ubuhabara, kubihabara, kubindaya, umuntu udashobora kuba indahemuka kwisezerano, ashushanywa na ryahabara. Uzasanga ari Ozeya agira ubwo buryo ashushanya urwo rukundo rw'Imana, ndetse n'urukundo rusanzwe abantu bakundana, ariko cyane cyane abashakanye n'abakundana. Ubumwe bw'abashakanye rero bavandimwe bugomba kubahwa kuko bukomoka ku Mana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Abantu ntari gihe abantu bica ngo ni ngiye ngo wakushatse, ngo ni ngiye wagushatse. Oya, mutarabana okay, ariko mumaze kubana ntabwo bukivuga ngo ni ngiye wagushatse shatse nakureka. Urwo rukundo ruturuka ku Mana, ubwo bumwe rero bugomba kubahwa no kubungabungwa. Ese ni bande bagomba kubaha ubumwe bw'abashakanye no kuburinda? Ni abashakanye ubwabo, ni mwebwe ubwanyu, ntabwo ari abandi bahandi. Abambere ni mwebwe ubwanyu mugomba kubaha ubumwe bwanyu, isakramento mwahanye, kandi mukanaririnda. Erega buriya
mureke mbabwire, no mu bukristo busanzwe hari icyo twita umugisha. Abantu bose bahabwa umugisha, ariko abasha kurinda umugisha Imana yabahaye ni bake cyane. Ni nacyo gikomeye, kurinda umugisha Imana yaguhaye. Gukora mariage, abantu bagakora urugendo bagashyingiranwa ni ikintu kimwe, ariko kurinda mariage abantu bakoze, kurinda ubumwe bwabo nk'abashakanye ni ikintu kitoroshye kandi gikomeye. Bisaba ko buri wese agira commitment, buri wese agira kwitanga, kandi buri wese akabyiyumvisha ko afite uruhare mu kurinda umubano wabo, mu kurinda urukundo rwabo, mu kurinda ubusugire n'ubusagambe bw'urukundo rwabo. Icyambere rero bavandimwe, mu bumwe bw'abashakanye, nuko Imana, iyo dusomye hari amasomo twasomye kuva mu ntangiriro, abantu Imana muntu ikimurema, icyambere yamuremeye burya bwa mbere, kuri somye neza aya masomo, si ukubyara birimo, ariko icyambere si icyo ngicyo. Kuko Imana ijya kurema muntu yatangiye ivuga ngo iki? Niba mwankurikiye, yavuze ngo iki? Hari amagambo Imana yatangiye ivuga ngo ni ukuhoraho. Imana aravuga ati si byiza ko, sibyo? Aha, bakwiranye. Ntabwo Imana bwa mbere ijya kurema muntu yamuremye uvuga ngo reka tureme umuntu azabyare. Ntabwo ari icyo ngicyo. Icyatumye Imana irema muntu umugabo ikamuremera umufasha, icyatumye imurema, mucyumve neza, ni iki ngiki gitangira. Nicyo cyambere muri byose. Si byiza, bivuze ngo ni ibyishimo. Ese mwacyumvise? Icyambere cyatumye Imana irema umugabo ikamuremera umugore ni ibyishimo, ntabwo ari ukubyara mbere na mbere. Ubwo bigenda bikurikirana. Icyambere ni ibyishimo. Si byiza ko umugabo aba wenyine, ngiye kumuremera umufasha bagize gute? Bakwiranye. Icyo nicyo kintu cyambere cyatumye Imana ifata umugambi, igafata icyemezo cyo kurema umugore ikamuzanira umugabo, kubera ko si byiza umugabo yari yigunze ari aho ngaho ari mu bwigunge. Imana imaze kumurema, ariko umugabo ari mu bwigunge. Yewe uyu mugabo rero si byiza ko aba wenyine, ngiye kumuremera umufasha bakwiranye. Icyambere Imana yaremeye umuntu ni ibyishimo. Imaze kubarema rero ngo babane mu byishimo, ibaha iki? Inshingano. Aha, muri za nshingano bafite rero, mugende mubyare, mwororoke, mukwire isi, ibyaremwe byose mubirinde, mubyiteho. Yabahaye inshingano, yabahaye ubutumwa, ariko icyambere yabaremeye ni ukubana mu byishimo. Ahangaha naho haza igisubizo, cyangwa se icyo ari ukuntu abantu bamara umwaka umwe bamaze gushyingiranwa, bakamara imyaka 2, bagatangira gushwana mu rugo ngo umwana yarabuze, bagatongana, bagaterana imigeri, bagatangira kuraguza, bagatakaza icyatumye Imana ihuza umugabo n'umugore na mbere y'uko umwana aza mu rugo. Icyo gihe byatangiye bityo rero, n'igihe wa mwana ageze mu rugo bamwakiriza za nduru n'ubundi za kera na kare, ugasanga ibintu byakomeye. Ariko ikintu ngira ngo umugabo n'umugore babana bagomba guhora iteka bibuka, nuko Imana yabaremye, yabahuje mbere na mbere kugira ngo umwe abe ibyishimo by'undi, babane mu byishimo uko bwije n'uko bikeye, mu byishimo no mu mahoro. Si byiza ko umugabo aba wenyine. Hanyuma ibaha inshingano gutegeka iby'Imana yaremye. Ubumwe rero bw'abashakanye bushushanya urukundo Imana ikunda abantu, kugeza aho ibitangira. Kubera ko ubumwe bw'abashakanye nibwo buvamo ubuzima Imana itanga, kuvuga ngo ababyeyi, umugabo n'umugore batanga ubuzima ku bana. Mu mugabo n'umugore niho haturuka abana, niho haturuka ukororoka, ugukwirakwira kwa muntu bituruka ku muryango.
aho kandi mu mugabo n'umugore niho haturuka ishema ry'abasogokuruza bacu, kubera ko muri ba bana bavutse ku muryango niho wa mukecuru b'abakurambere bacu bibona nk'abakomeje kubaho muri ba bandi bavutse. Bivuze ngo umuryango ni ikintu, ni institution ikomeye cyane. Nanjye mvuga ngo ni ikintu, ariko ntabwo nzi uburyo umuntu yawuvuga, ariko umuryango urakomeye cyane. Urakomeye cyane kubera ko niwo utuma abakera babayeho bakomeza kubaho, akaba utuma ab'iki gihe cya none bakomeza kwibona nk'ababyeyi mu byishimo, ndetse ugatuma n'ejo hazaza hazakomeza kubaho abantu. Kubera iki? Kubera wa muryango w'umugabo n'umugore. Ni nayo mpamvu kutarinda umuryango umuntu aba aciye ejo hazaza, kandi akaba aciye n'ejo hashize, kubera ko ntabwo ejo hazaza ashobora gukomeza kubaho umuryango ubayeho cyangwa ubayeho nabi. Kandi wa mubyeyi wanyibarutse, ba bandi batwibarutse bakomeza kwibona muri ya ndorerwamo y'abo babyaye, ntabwo bazakomeza kwibona igihe abo bagomba kwibonamo batakibona uko babifuza. Bivuze ngo rero gusigasira urubyaro n'umuryango bifite igisobanuro gikomeye ku bakurambere bashaka kutwibonamo twabiki gihe, kandi bifite igisobanuro gikomeye ku b'ubu ngubu bifuza kwibona ejo hazaza, ndetse ku muryango Imana yaremye ishaka ko ejo hazaza uzakomeza kwaguka. Kwangiza umuryango uyu munsi wa none rero ni ukwangiza abakurambere bacu batwibarutse, ni ukubahohotera, kuko ntabwo ari cyo bifuje kubona, icyo gihe tuwangije. Kandi no kwangiza ejo hazaza h'umuryango cyangwa se ha sosiyete Imana yifuje kubaho, umuryango Imana yifuje kubaho, kubera yuko abana bapfuye uyu munsi cyangwa se bangijwe uyu munsi babangije sosiyete y'ejo hazaza. Murumva impamvu umuryango ukwiye kurindwa ndetse ukanubahwa? Sinzi niba muri kubyumva, kubera ko urakomeye cyane. Uwo muryango usobanura iby'ejo hazaza, ugasobanura iby'uyu munsi, ugasobanura n'iby'ejo hashize. Niyo mpamvu ari izingiro ry'amateka n'ubuzima. Reka nivugire ku bintu bitatu, kubera ko amasaha n'ubundi dufite ntabwo ari maremare. Bitatu. Reka tuvuge rero, ubwo mvuga ku muryango, mbere yuko mbigeraho, ni uko uyu muryango ari wo shingiro rya kiliziya, akaba ari nawo kiliziya ntoya, kubera ko uyu muryango iyo wangiritse kiliziya iba yangiritse. Uyu muryango ni ubyara abakirisitu, uyu muryango ni ubyara abihaye Imana, uyu muryango ni ubyara abasaseridoti, uyu muryango ni ubyara byose, ukabyara bose. Kandi iyo byose byangiritse mu muryango, n'ibindi byose biba byangiritse. Ukwiye kurindwa rero, ugasigasirwa, kandi ukwiye kubahwa. Ndagenda mvuga kuri bitatu. Duhere ku butatu butagatifu. Urukundo rw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Umubano w'abashakanye kubera ko ukomoka ku Mana ukwiye kurangwa n'urukundo. Hagati ya Data na Mwana hariho urukundo ubahuza, agatuma communication, uko kuganira kwa Data na Mwana kurushaho kugenda neza. Umusabane, umubano w'Imana Data na Mwana urushaho kugenda neza. Nuko nguko bigomba kugenderera kera rero abashakanye bagomba kurangwa n'urukundo nakwita communicative ruri hagati yabo. Umusabane, relation, umubano hagati yabo ugomba guhora iteka wuzuyemo navuga rwa rukundo, cya kibatsi cya Roho Mutagatifu, kugira ngo urwo rukundo rushoboke. Nk'uko Roho Mutagatifu aba hagati ya Data na Mwana agakomeza kubahuza, kandi bose bagakora Imana imwe, ni nako umugabo n'umugore bunze umwe mu rukundo, abo nabo barema umuntu umwe, baba batakiri abantu babiri. Icyo kirakomeye. Dufatire ku bantu batatu, Yezu, Mariya na Yosefu. Kugira ngo urugo rw'abashakanye, umuryango wacu urusheho gukomera, nuko ugomba kuba utuyemo Yezu. Kristo Yezu akuzwe. Urugo rutarimo Yezu ntabwo rushobora gushinga ngo rukomere. Kugira ngo urugo rwacu rero ruse na rwa rundi rw'i Nazareti,
kugira ngo urugo rwacu rurusheho kuba kuko kiliziya ntoya nuko rugomba kuba urugo rutuyemo Yesu kandi rurerera Imana rukarera kiliziya, nkuko Mariya na Yosefu ubwabo bemeye kwemera umugambi w'Imana, bityo bakarerera Imana kandi bakabyarira isi umukiro. Ubu ni umuhamagaro w'abashakanye, kumva ko abana babyaye bibarutse atari abana babo gusa, ahubwo bafite umuhamagaro nk'urugo rw'i Nazareti, bagomba kwita kubo babyaye nk'uko Mariya na Yosefu bitaye kuri Yesu Kristo. Turacyavuga kuri bitatu. Abantu mu rugo rw'abashakanye rero kugira ngo bakomeze kubaho mu rukundo, hari nanone abantu batatu bo kwitaho. Hari abashakanye ubwabo, hari abana babo, hari ababyeyi n'imiryango. Hari abantu bamara gushakana bakubanga ababyeyi ntacyo bakivuze. Ababyeyi bo mu cyaro se ntacyo bakivuze, bamwikururiye umuvumo. Ababyeyi batubyaye batwibarutse, abantu bamara kugera aho bagera baratanze byose bakabibagirwa, burya bari kwikurura umuvumo. Kandi burya koko ubu umuntu aba ari gutakaza cya gisobanuro cy'umuryango. Abashakanye ubwo bagomba kwiyitaho. Hari abamara kubyara, abana bamara kuzamo hagati yabo, umugore akita ku bana kurusha akibagirwa umugabo, cyangwa se umugabo akita ku bana akibagirwa umugore we. Abashakanye hagati yabo bandi bagiranye amasezerano umugabo n'umugore, bagomba kugira igihe cyabo byibura umwe akita ku wundi, bakagira uko kwitanaho kwihariye, nubwo batagomba kwibagirwa abana babo, ariko umwanya wa mbere ntabwo bagomba kwiyibagirwa bo ubwabo. Ka karabo, ya birthday, wa munsi mukuru, kwa kuba bari kumwe, kwa kuzimya telefone bakareka bya bindi by'amatelefone kubera ko bagize igihe cyo kuganira. Icyo gihe cyo kwitanaho ubwabo kigomba kuba bo hagati yabo abashakanye. Ni abantu batatu rero bakomeye bagomba kwitabwaho. Abakabiri n'abana. Ntabwo abana bagomba kurerwa n'abayaya ngo ababyeyi bamenye ngo hari televiziyo, hari iki. Oya, abantu bagomba kwitabwaho. Niba dushaka koko kurerera kiliziya, bagomba kwita ku bana ku buryo bwihariye, kubera ko biri muri za nshingano bahawe kuva mu ntangiriro. Mubyare mwororoke, ariko uko kororoka nuko ababyeyi nyine bagomba gufata inshingano zabo mu biganza, bakita ku bana babo, yaba mu buryo buri materiel, ibyo babagaburira, mu byo abana bakenera by'ibanze, ariko bakamenya yuko bagomba no kubitaho no kuri roho, kugira ngo umwana azakure mu buryo bwa gikristo. Igice cya gatatu cy'abantu rero ni ababyeyi n'imiryango. Nabo bose baza kubasura, nabo bagira inama. Navuze ko hari ibyo twitaho ariko n'ibyo twirinda. Akenshi ahangaha hari n'imiryango ijya gusenyera abana babo. Kristo Yesu akuzwe. Ugasanga kunda kubaho ibibazo ngo by'abakazana na ba nyirabukwe, ibibazo hagati y'abahungu n'abandi. Ugasanga abantu bashingiye abana babo, bikarangira nibo bagiye no kubasenyera. Si ibyo ntibibahora? Ibyo biriho, hari kesi nyinshi nagiye numva. Ni ukuvuga ngo rero hari abo tugomba kwitaho, nanone ariko bagera mu rugo bakavuga se wowe kwa runaka uzajya iwanyu, undi uzajya, ibyo byo kujya iwanyu bireke. Hari ibintu abantu bagomba kwita ku miryango abantu bavukamo, ni ikintu cy'ingenzi. Ariko nanone kwirinda imiryango yaza kubasenyera umubano wanyu ni ikintu gikomeye cyane. Niyo ngo hari ibyo kwitaho rero, hari n'ibyo kwirinda, kugira ngo dukomeze kubaka umubano w'abashakanye. Ibintu bitatu, ahantu hatatu ho kwitaho. Noneho nari mvuze abantu batatu bo kwitaho, noneho hari ahantu hatatu ho kwitaho. Ahantu hatatu ho kwitaho kandi h'ingenzi mu buzima bw'abashakanye. Ahambere naho dusengera. Iyo mvuze aho dusengera, hashobora kuba mu rugo rwawe, n'ahandi mu rugo rwawe, hashobora kuba ari ahantu mu mfuruka runaka. Aho dusengera, aho turira dusangirira, n'aho turara. Ahantu hatatu ho kwitaho ni ingenzi cyane. Cyangwa se navuga ameza atatu yo mu muryango. Ameza atatu dusengeraho, aritari ntagatifu,
aho dusangirira, ya meza dusangiraho n'abandi, akaba na ya meza yandi y'abashakanye, ndavuga yaba ari cya gitanda kiri aho ngaho mu cyumba. Ayo meza atatu ni ingenzi cyane ku bashakanye kugira ngo barusheho kugira ibyishimo, babeho mu mahoro kandi barusheho kubungabunga ubumwe bwabo. Ayo meza yandi abiri rero y'inyuma kugira ngo ashoboke, nuko ya mbere agomba kuba yubashywe. Ameza y'isengesho. Ameza y'isengesho nuko abashakanye bagomba gusangira isengesho, bagasangira n'ijambo ry'Imana, bakajyana mu misa bari kumwe, mbese bagahuriza hamwe umugambi w'isengesho. Iyo ameza ya mbere atagikunda, ni hahandi abashakanye bajya gusangira, umwe ntabashe kureba undi, cyangwa se umwe akajya arira hanze akaza undi yaryamye, bikaba bitagikunda kubera ko ya meza ya mbere yamaze gusenyuka. Ayo ngayo rero ya mbere yamaze gusenyuka, ni hahandi abashakanye umwe ajya kurema, bakababana mu nzu imwe, umwe afite icyumba cye undi afite icyumba cye, ugasanga byarazambye. Cyangwa se umwe bakajya kuryama, umwe akaba aryama areba iburasirazuba, undi akaryama areba iburengerazuba. Ibyo nabyo bibaho ku bashakanye. Umwe agashyira yenda bagashyiramo nk'akabaho hagati yabo, simbizi ubu sinzi uko bigenda, ariko ibyo ngibyo bigera aho ngaho kubera ko ya meza ya mbere yamaze kwangirika. Ya meza ya mbere matagatifu, gusengera hamwe, gusangira ijambo ry'Imana, gupfukama hamwe basabira urugo n'umuryango byangiritse, n'ibindi byose gusangira hamwe ntago bikunda. Barareba bakaryana aho gusangira, ndetse no kurarana gusangira, kujya mu cyumba kimwe nk'abashakanye n'igikorwa cy'abashakanye ntago bikunda, kubera ko hari ikibanzi cyamaze kwangirika. Aho hantu hatatu rero nizere ko mwahumvise kandi mugomba kwitaho kugira ngo uburyohe bukomeze kurangwa mu rugo rw'abashakanye. Hanyuma hari ibintu bitatu byo kwitabwaho. Icya mbere ni umutungo, icya kabiri ni amagambo, icya gatatu ni akazi. Ibi ni byo kwitabwaho, ariko harimo n'ibyo kwirinda, birimo n'icyitonderwa. Umutungo ni mwiza kuko bawushakisha, ariko umutungo iyo barebye nabi baranawupfa, kubera ko akenshi ni ikintu gikomeye umutungo, kubera ko iyo unarebye mu itegeko akenshi by'abasezerana cyane cyane bitaho nyine ni bya bindi bijyanye n'umutungo, ivangamutungo rusange, ivangamutungo muhahano n'ivangura mutungo risesuye, si byo hari? Usanga ibyo ngibyo ari ibintu bigarukaho bitabaho cyane iyo bagiye muri mariage civile. Ibyo bintu bitatu rero byo kwitabwaho, imitungo, abantu benshi baripfa, ndetse bamwe bajya gukora mariage bagatangira gushakisha, reka turebe, usanga nabyo abantu bitaho cyane kurusha ibindi byose. Gusa itegeko rizandengera ni irihe, se nzabigenza ne? Mwikwita ku mitungo cyane, ita kuwo mwashakanye, nicyo kibanze. Ibyo bindi by'imitungo byo nibishaka gushaka, umuntu utangiye gushaka gatanya atarabana n'uwo bashakanye, uwo nguwo azabaho atubundi, kuko ibyo ushaka amategeko azakurengera niko gushaka gatanya. Mwite rero kwita ku mutungo, nuko uwo mutungo mugomba n'undi kuwitaho mukabusangira, ntube intandaro yo gutana, aho ukaba intandaro yo kuba ituma bibahuza. Kwita ku magambo, amagambo meza atuma mubasha kubana, akabahuza, mukinda amagambo abasenyera, kandi mukagira ibanga mu rugo rwanyu. Icya gatatu ni akazi, kuko uyu munsi, iminsi ya none, akazi kari mu bintu bituma ingo zisenyuka, mu gihe akazi kagombye kuba intandaro yo kugira ikinjira mu rugo, ndetse bigatuma rwa rugo rushaho kwiyubaka. Ni ibintu bitatu rero byo kwitaho, kandi birimo n'ibintu byo kwirinda, byo kwitondera, kubera ko akenshi ariho haturuka ibintu bisenya ingo muri iki gihe. Hakaza rero intego eshatu. Intego eshatu z'abashakanye, harimo intego ya mbere y'urukundo, ubumwe, ibyishimo n'amahoro. Zo ni intego eshatu nifuje ko abashakanye bagira. Ubumwe mu muryango, umugabo n'umugore baganira ubumwe, ikintu cyaturukaho uko cyaba gisa kose kije gusenya ubumwe bwanyu, mukacyamaganira kure, kabone naho baba ari ababyeyi banyu babibarutse, mukacyamaganira kure ubumwe bwanyu nk'abashakanye. Icya kabiri ni urwo rukundo, urukundo mukundana, ikintu cyose mwabona gishaka kwitambika mu rukundo rwanyu, uko cyaba gisa kose, yaba ari imitungo, yaba ari iki, mukacyamaganira kure, kugira mukomeze gusigasira no kurinda rwa rukundo
rwa rukundo rwanyu no kurihesha icyubahiro. Hanyuma indi ntego ya gatatu nyine ni uguharanira ibyishimo n'amahoro mu muryango. Ibyishimo n'amahoro mukabigira intego, aho buri wese ahana ibyishimo by'undi, agana ko undi muvandimwe mugenzi we agira ituze n'amahoro mu mutima, mu kintu cyatuma umwe ku wundi agira impagarara. Araza intwaro eshatu zo kwitwaza. Intwaro ya mbere ni isengesho, iya kabiri ni ukuri, iya gatatu ni imbabazi. Izo ni intwaro eshatu zo kwitwaza kugira ngo ubumwe bw'abashakanye bukomeze gusigasirwa, kandi ibigeragezo n'ibindi byose muhura nabyo mukomeze kubiganza. Isengesho mu muryango, imiryango yacu igomba guhinduka ikagarukira isengesho. Yaho imiryango yacu yahinduka ikagarukira isengesho, kiliziya yose yaba yagarutse, cyangwa se ibyo kiliziya yifuza yabageraho byoroshye. Kurangwa n'ukuri, ukuri mu muryango iyo kumaze kuhasesekara, burya sosiyete iba yakize, kubera ko ikinyoma kirasenya ntago cyubaka. Nibyo Yohani Mutagatifu avuga ngo numukomera ku magambo yanjye muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzabagira bigenga. Iyo abantu bagendera mu kuri mu muryango, nta mategeko runaka menshi cyane usanga mu muryango. Ari ugera mu rugo ugasanga hari amategeko ishyano ryose, ugomba kuza kuri iyi saha, ugomba kugira gute, urumva wa mugore we, urumva wa mugabo we, ugomba kugenda, usanga amategeko ari amategeko yanditse utashaka kumenya umubare wayo. Urugo uzasanga mu mategeko menshi cyane, uzamenya ko ari urugo rufite ibibazo. Ruba rufite ibibazo, ariko ubundi urugo rukundana rwunze ubumwe, rubaho mu isengesho, rukabaho mu kuri, ibyo byose bibujijwe babyubahiriza nta mategeko bashyizeho, kubera ko urukundo ruba itegeko riruta ibindi byose. Kubaho rero mu isengesho, kubaho mu kuri n'imbabazi. Imbabazi kubera ko nta mumarayika ubaho mu bantu babana, buri wese arakosa n'undi agakosa, habaho kubabarirana ku bashakanye. Icyanyuma rero sozerezaho ni ibikorwa bitatu. Ku bashakanye niba mbyita ibikorwa, byananiye kumenya uko mbyita, ariko ni ibintu bitatu by'ingenzi kugira ngo urwo rukundo rukomeze gusagamba, rukomeze gukura, rujye mbere kandi rukomere. Icya mbere ni ubudahemuka, fidelity, ubudahemuka. Mukagira Imana mwe. Isezerano muba mwagiranye mujye mwibuka ahantu murisinyira, ni kuri aritari. Nushaka gutekereza ibindi byakure, ujye utekereza cyagiye ari ahantu mwasinyira kuri aritari. Kuri aritari ujye wibuka ko ari ahantu hakomeye, sinyira kuri aritari. Ugomba kuba indahemuka ku isezerano wagize, waba muzima cyangwa urwaye, nawe yaba muzima cyangwa arwaye, ukamukunda kugeza hehe? Gupfa. Ririya sezerano rirakomeye cyane, bisaba rero kuba indahemuka. Kugira ngo ube indahemuka rero, kuko Yezu niwe twigiraho byose, ugomba kumenya kwigomwa. Ni igikorwa cya kabiri, cyangwa se renoncement. Kuvuga ngo kugira ngo ube indahemuka hari ibyo ugomba kwigomwa, kuko buri wese aba yumva ngenda shaka iki ngiki. Hari igihe abantu bavuga ngo twebwe abihaye Imana nyine ngo dusezerana ngo kumvira, ngo mwebwe mugomba kugana mukumvikana. Ese kumvikana byagenze bigenda gute? Hari igihe umwe bisaba ko we yigomwa ibye yari yifitemo kugira ngo abashe kubaka umuryango, yubaka urugo. Nicyo ni renoncement rero kijyana ndetse na sacrifice. Ngo icyo kijyana n'ibitambo. Hari igihe wemera kumva ikintu wakunda ukakigomwa, ukagishyira aho ngaho, ukumva niho gutura ni igitambo, witanze igitambo bwite kugira ngo undi amahoro n'ibyishimo mu muryango bikunde biganze. Ni akayoga se wakundaga? Ni abantu se wakunda kugendana nabo? Ni inshuti zawe se runaka wari ufite? Ni ahantu se waronkaga ibi n'ibi? Ariko kubera ko bigiye kugusenyera umuryango, bisaba renoncement, kwigomwa, ndetse usanga bijyana n'igitambo, ni nko kwitangaho igitambo. Iyo bidashobora kugera aho ngaho rero, burya rwa rukundo rwawe na bwa bumwe akenshi birangira bisenyutse. Niyo mpamvu urumwe bw'abashakanye bugereranwa na Kristo ubwe. Urukundo yakunze kiliziya, akagira aho ahara byose akayitangira kugira hapfiriye ndetse ku musaraba. Ni ukuvuga ngo rero uretse hazamwo ubudahemuka,
hazamo ko kwitanga rononsoma, ndetse hakazamo nacyo nakwita perseverance cyangwa se patience, kwihangana. Kwihangana bigomba kuranga abashakanye, kubera ko uzahura n'ingorane nyinshi, ugomba gutwaza ukihangana. Uzakomera rero akihangana kugeza ku ndunduro, uwo ushobora gutsinda. Niyo mpamvu uzasanga umuryango ubayeho mu byishimo, mu mahoro, ngo nguru urugo rw'intangarugero. Ntabwo ari uko badahura n'ingorane, ntabwo ari uko badahura n'ibibazo, ntabwo ari uko umwe atabangamira undi, ahubwo ni ukubera ko bari abantu bamenye intwaro bitwaza, bakamenya kubaho mu budahemuka, kwihanganirana, ndetse no kwigomwa, umwe akigomwa biriya byose, bakamenya n'intego bafite, icyo bagamije ni igiki, icyo bagomba kurengera ni ikihe. Biriya byose twagiye tugarukaho, ibyo byose bikabera intwaro ituma nubwo ibibazo bitabura, bakomeza kubana mu mahoro, kandi bakabungabunga ubusugire bw'urukundo rwabo n'ubumwe bwabo. Bityo bakaharana iteka, ugasanga ibyo byose babikomeyeho, naho ngaho usanga wa muryango wacu wahindutse umusingi ukomeye wa kiliziya. Bose bakifuza kugana iwanyu, amasakaramentu akaba ari ahererwa, ibyishimo n'amahoro kiliziya yigisha akaba ari aho tubisanga. Kubera iki? Kubera ko wamenye icy'ingenzi, umuryango wanyu utuyemo na Yezu Kristo, kandi ukaba aramenye ibyo ugomba gusigasira, ibyo ugomba kwirinda n'ibyo ugomba kurinda. Ndumva rero ari ibintu mfite byo kubasangiza kuri uyu mugoroba. Nyagasani akomeza abahe kugira intego, abe kumenya ibyo mwitaho, abe kumenya ibyo mwirinda, abe kumenya intwaro zo kwitwaza, amenye n'ibyo gukora, ibikorwa mukwiye gukora ari byo ubudahemuka, kwigomwa no kwihangana, kugira ngo urukundo rwanyu nk'abashakanye rukomeze rusagambe muri byose. Kambasabe muntize amashyi dushimire Padiri ku nyigisho nziza. Aduhaye impamvu ikomeye. Ni na byiza ko hari abakiri batoya babikurikiye, kuri bo bizabatsindagiza mu byemezo bazafata. Mbere rero yuko twinjira mu gitambo cya misa, nagira ngo numve niba hari abantu babiri cyangwa batatu bafite ikibazo bashaka kubaza Padiri ku nyigisho atugejejeho. Niba bahari batera urutoki, cyangwa se n'inyunganizi ku byo yavuze ukumva bigukoze ku mutima. Bishobora no kuba ubuhamya, abumva hari icyo bavuga kigufi, mikoro ni umwanya wabo. Ndagira ngo nshimire Padiri bya bintu bitatu yavuze, ubudahemuka, ukuri n'imbabazi. Ntabwo rero urugo rushobora gusugira cyangwa gukomera ibyo bintu bitabifite. Murakoze. Kristo Yezu akuzwe. Reka twibukiranye ibyo bintu bitatu, tubitahane uko Padiri yabitwigishije. Hari intego eshatu: ubumwe, cya kabiri ibyishimo, cya gatatu amahoro. Izo ni intego z'umuryango wifuza kubaho neza: ubumwe, ibyishimo n'amahoro. Hakaba n'intwaro. Intwaro yatubwiye isengesho, ukuri n'imbabazi. Ibyo bintu bitatu tubitahane: isengesho, ukuri n'imbabazi. Atubwira n'ibikorwa bitatu. Cya mbere yatubwiye ngo kudahemuka. Cya kabiri kwigomwa. Cya gatatu kwihangana. Ibyo ari byo byose agiye kumpa amanota nakwimuka. Ndashaka kuvuga ngo ibyo tubitahane nk'uko nanjye numvise nshaka kubitahana. Buriya iyo mwarimu yigishije agira abanyeshuri b'inkubaganyi, yashakaga kuvugira ku byo yize, ko ibyo bintu ari byo bisenyeye abantu benshi. Abantu baravuga ngo nta mpamvu yo kwizirika ku muntu, niba byanze bivemo. Ndetse umuntu agashyiraho imyaka akavuga ngo sinzageza imyaka 40 tukiri kumwe, nta wabivamo. Niko uyu munsi mu ngo bigiye kumera. Ikindi
kunanirwa kwihangana. Kabazo kakaba cyane cyane nk'ubukene, ugasanga umuntu arumva yabivamo, akaba yinjijemo umuha udufaranga akibagirwa rya sezerano. Kandi ubundi kubaka no kwihangana. Kubaka ntabwo ari paradizo, ahubwo ngo ni ibitaro buri wese arwaza undi. Ikibazo kiraza ariko kigashira, no kwihangana. Ikindi muri bya bintu padiri yatubwiye, buriya ni byiza kumva ko urugo ari urugo rw'ibyishimo. Ibyishimo ntabwo ari iby'umwe, ni ibyishimo bisangiwe. Aho umugabo atarataha, umugore aba yumva ataryama. Aho umugore atarataha, umugabo akumva ataryama. Ariko hari ahandi aba atazi n'aho ari, umuntu akiragira akicyura, urwo rugo ruba rwapfuye. Ikindi ni amahoro. Urugo rutagira amahoro nta mpamvu yo kubaho, kuko ruba rutuwe na sekibi. Sekibi akunda amacakubiri, ariko urugo rurimo Imana rubamo amahoro. Hanyuma Pawulo mutagatifu aratubwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ingo zacu ntabwo twazishobora hatabayemo isengesho, kuko hari byinshi bidukwega, hari na byinshi bidukurura. Isengesho rero riradufata, tukibuka ko hari ibyo tutemerewe kandi ko hari ikizira. Mu gitekerezo cyanjye rero nari mfite, nashakaga gusoza ngaruka ku nsanganyamatsiko ngo ubumwe bw'abashakanye bwubahwe kuko bukomoka ku Mana. Bavandimwe turi hano, nutaha ubwira uwo mwashakanye uti namenye ko ntuzuye tutari kumwe. Nunaba wagiye ujye wishyiramo ko muri kumwe, ntuvuge ngo ndacitse ikiziriko, ahubwo wibuke ko muri umwe. Hanyuma wubahe isezerano mwagiranye, ntiwumva ari iry'akanya gato, ariko n'abandi turyubahe. Kuko uyu munsi hari uvuga ngo se kuba yambaye impeta bimbwiye iki, ngo twabyumva kimwe. Oya, tubireke. Ndashaka kuvuga kubaha isezerano abantu bahawe. Ubwacu turyubahe, n'abandi turyubahirize, twe gusenyera ingo ziriho. Nagira ngo ntizimbye mu magambo, niba hari undi Beatrice agira icyo avuga. Yewe n'icyifuzo, nagira ngo uyu mwanya mujye muduha uhagije, kuko twari turyohewe nibwo byari bitangiye, ariko kubera hagiye gutangira igitambo cya misa, ubwo nta kundi, ariko muzadushakira umwanya, mujye mudushakira rwose, kuko birakwiye kandi biba biryoshye. Kristo Yezu akuzwe. Icyifuzo cye turakijyana hirya y'icyumweru cy'umuryango. Icyumweru cy'umuryango kigenwa na Arikidiyoseze ya Kigali, nako ni Kiliziya yo mu Rwanda. Ni ukuva ku itariki 9 kugeza kuri 15. Ni iminsi mibyizi, nta kindi twahinduraho, ni ugufataho isaha ku mubyizi w'umuntu. Ariko icyifuzo cye tuzagitekerezaho mu bindi bihe bya komisiyo y'umuryango, mu gutegura umwiherero w'abashakanye, mu gutegura umwiherero w'abapfakaye, mu gutegura umwiherero w'urubyiruko, kugira ngo tujye tuganira mu buryo buhagije nk'uko abyifuza. Si byo se? Murakoze cyane. Hari undi wumva afite icyo yavuga tugasoza, niwe wa nyuma, tugahita twinjira mu gitambo cya misa. Ntawe. Niba ntawe, twongere dushimire padiri cyane. Padiri rero, niba hari icyo
muvuga mu gusoza mwakivuga ubundi tukinjira mu gitambo cya misa. icyo nakongeraho ni uko buri muntu mu rugo rwe agiye yumva ko yihariye, kubera ko buriya ibintu yenda nabonye bisenya nanone ngo mbona bibangamye muri iki gihe ni ibintu byitwa ibigare. Haba ibintu byitwa ibigare, abantu bagendera mu kintu kimeze nk'ikigare kiri aho ngaho. Buri muryango ujye wumva ko wihariye, noneho mwumve ko urugo rwawe ugomba kurubungabunga utarebeye ku rugo rwa runaka cyangwa se rwa runaka, ahubwo hanire kugira ngo urugo rwawe rube icyitegererezo abandi bakwigireho. Naho ubundi hari ukuntu abantu bagenda, buri wese akagenda mu kigare cyo kwa runaka, undi akagenda mu kigare cyo kwa runaka, undi akagenda mu kigare cyo kwa runaka, bikazarangira ingo akenshi zigenda zirangira gutyo, hakabaho kutubaha ingo zacu bwacu bwite twubatse. Ikindi harimo urubyiruko hano, ko hari misa bundi kwa kabiri haba misa y'urubyiruko. Urubyiruko ndagira ngo bubahe, hari abantu bashaka gukora ibikorwa by'abashakanye nk'abubatse ingo batarazubaka. Nk'abajene mwe mujye mwubaha kiriya gikorwa. Ntabwo ibintu by'ahangaha byateye abantu birirwa bajarajaza bahindutse ibintu byo kutiyubaha. Hari igikorwa cy'abashakanye kigomba kubahwa, hari abandi ubundi mu cyari iwacu habagaho abantu bita abasogongezi ku nzagwa ku kabari. Akajya ahora yiteka yumva ahantu inzoga agaturuka, nta faranga na rimwe afite, akagenda buri hantu hose agenda asogongera ngo yumva uko imeze, agataha yasinze. Ibi bintu rero byateye ku bajene ngo birirwa basogongera ahantu hose, basogongera ngo kugeza aho batahiye basinze. Ntabwo mvuga inzoga, ibyo mvuga mwabyumvise. Ibyo bintu rwose ntabwo bikwiriye abakristo. Nta bukristo burimo, nta bukristo burimo. Ndabizi ni nk'icyorezo muri iki gihe, abenshi biranabagoye, ndetse noneho abakobwa byabaye umutego. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu akwereke ko agukunda, ni uko ugomba kumwiha wese, nka rwa rukundo rw'abashakanye, ndetse n'ejo ukongera ukamwiha, n'ejo bundi ukazongera ukamwiha, gutyo. Rwose mube siriyazi, mwubahe, umuntu yiyubahe, kubera ko nimutubaha, mwubahe byibura imibiri yanyu, muha agaciro ingoro y'Imana ari umubiri wanyu. Imibiri yanyu bizatuma na cya gihe umuntu amaze gushaka anubaha urugo rwe. Ariko umuntu utariyubashye akiri umujene ntazubaha urugo amaze gushaka, ibyo ntabwo bizakunda. Namushaka kubaka urugo rwiyubashye, mutangiye mwiyubahe uyu munsi wa none. Ndagira ngo mbashimire mwebwe mwese mwitabiriye iki kiganiro cy'uyu mugoroba. Mujye mufata akanya mu rugo, y'amezi 3 muyaganireho. Harya ubuzima bwa roho bw'umuryango wacu bumeze buti? Hari ubuzima bwa roho bw'umuryango, aho tujya gusenga, aho dusengera mu rugo, ese bimeze bite? Ese aho dusangira bimeze bite? Ese aho turara bimeze? Aho hantu 3 mujye muhakorera evaluation, murebe uko biri kugenda. Nimushaka kureba uko umuryango umeze, mujye mureba uko mubayeho ku buzima bwa roho bw'umuryango, uko mubayeho mu buzima uburyo musangira, ndetse n'aho murara. Aho hantu 3 mujye muhakorera evaluation. Nimusanga bikigenda, mujye mupfukama mushimira Imana. Aho mubona bitangiye kumera nabi, mupfukame muhasengere kugira ngo seki umwirukane mu rugo. Nyagasana abahe umugisha, abakomeza barinde. Reka nongere mvuga isengesho mbasabira umugisha. Mana yacu, we soko y'urukundo, uha buri wese urukundo kandi ugahuza abashakanye. Tuje imbere yawe tugushimira abari aha ngaha bose baje imbere yawe nk'umugabo n'umugore, bari gushyira umuhate mu kubaka urukundo mu rugo rwabo, bashaka guha abana babyaye urukundo,
kandi bashaka kubaka urugo rwishimye. Umugisha umuhate wabo Nyagasani, ubarinde Sekibi uko asa kose uza guca no gusenya ingo, maze ubahe umugisha. Tanga ibyishimo mu miryango itandukanye, utanga amahoro mu miryango, kugira ngo muri byose imiryango y'abashakanye, ingo z'abashakanye zibereho kuguhesha ikuzo n'icyubahiro, kandi zikomeze kuba ishingiro n'umusingi ufatika wa kiliziya yawe. Duha umugisha rero twese, uha umugisha buri wese, uha umugisha urubyiruko ruri ahangaha rugushakashaka, baha imbaraga zo kurushaho kwiyubaha, kandi bakomeze baguheshe ikuzo n'icyubahiro, wowe iteka ryose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.